itabi ririca kandi ryica abantu benshi, ubuzima burahinduka. Nubwo rero ubuzima buhinduka, n'isi turiho nk'uko mubibona irahinduka. Niyo mpamvu n'ubuzima buhinduka, umuntu akibona mu buzima ataramenyereye cyangwa ataragakwiye kubamo. Niyo mpamvu rero dusabwa kwihanganirana, kuko iyi si ubwayo idukanda idukanyaga, nta miyaga nta n'agahezo. Muraho neza. Mu by'ukuri tuje dufite insanganyamatsiko ivuga uburyo umuntu yareka ibiyobyabwenge. Ese ibiyobyabwenge koko ni indwara? Ese biravurwa bigakira? Buri wese yibaza impamvu yabaye koronike y'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge nk'uko mubizi harimo kunywa itabi, kunywa inzoga, kunywa heroine cyangwa mugo cyangwa n'urumogi. Rero ni wa muganga wanyu mukunda cyane, ni muganga sagihanga. Nakagaruka mu biganiro dukora bya buri gihe, dukomeza kubibwira kubera ko hari abaje gufungura channel yacu uyu munsi. Niyo mpamvu dukomeza twivuga, tuzivuga mu gihe tuzaba tugihumeka, kandi n'igihe tuzaba tutagihumeka iyi channel izagumaho, ntabwo izavaho. Ubwo icyogajuru cyo cyarasevinze byararangiye. Rero ikiriho ndashaka kubigisha cyangwa se kubasobanurira uburyo ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku buzima n'uburyo bivurwa. Uyu munsi abasaza dufite bari mu kaga gakomeye, n'abakecuru, kubera ko banyweye itabi, bayihuza izo nzoga, biragenda birabangiza, bibagira koronike. Bimaze kubagira koronike, ubuzima bwabo buhura n'ibibazo. Hari indwara nyinshi zibonekamo, kuba warwara umutima, kuba wagira ibibazo byo gusaza imburagihe, kuba wagira ingorane zo kutagira ibyishimo. Ese inzoga zigira ibyishimo cyangwa izo tabi zitera ibyishimo? Ko byagaragaye ko abantu banywa itabi ntago barinywa barikunze. Nabeshya se? Simbeshya, kuko naganiriye na bamwe mu babinywa, bambwira ko kubinywa ari ukubura uko bagira, kandi bamwe bibeshya ko ngo nta mupfu w'itabi kandi abaho. None se niba OMS kivuga kiti itabi ririca kandi ryica abantu benshi, bivuga ngo rero urumogi ruri kudutwara amaboko y'igihugu, kuko urubyiruko ni mu maboko y'ejo. Niyo mpamvu mbagarukaho uyu munsi, naje maziye mwihangane, kuko ibyo mukora ntago binshimisha, kandi ntibishimisha n'ababyeyi banyu, ntibishimisha n'igihugu cyacu. Niba ababyeyi bagufatiye umwanya bagakora bije, bagakora umushinga kuva ati umwana wacu azige neza, azabeho neza, n'abazamukomoka bazabeho neza, warangiza ukajya mu gakungu k'abantu banywa ibiyobyabwenge, nawe ukagenda ukaba imbata yabyo. Ese ubwo urumva udahombeje ababyeyi? Cyambere cyo uhombeje ababyeyi, nawe ubwawe urihombeje, n'abazagukomokaho bazagira ibibazo kubera yuko ufite iryo hungabana ry'ibyo biyobyabwenge wiyahuza. Rero icyo nshaka kubigishaho nuko mutagwa mu ruzi murwita ikiziba. Amagara arasesekara ntayorwa. Niyo mpamvu tubyigisha umunsi ku munsi, kugira ngo urubyiruko rubashe kwihesha agaciro. Nk'uko mubizi, leta yacu y'ubumwe irakatwigisha kugira ngo tubashe kwihesha agaciro. Ntabwo tuzihesha agaciro tunywa ibiyobyabwenge, tutubaha ababyeyi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe. None wowe uragiye, yewe ndi umuniga, nibyo urumaraso ya gisora arashukana, ariko nubwo ashukana ibyo biragenda bikakugiraho ingaruka. Kubaka network y'ahazaza hawe cyangwa gukora business plan y'uburyo ushobora kubutwa umugabo. Abantu bose bitwa abagabo mbonereho kubashima, kuko burya kuba umugabo biraharanirwa, kandi ni umushinga umuntu aba yarateguye. Nubwo wenda hari abubaka zikabananira cyangwa bagahura n'imbogamizi, ariko umuntu wese witwa umugabo
rwose Imana imumpera umugisha, kuko kuba umugabo ni ibintu biharanirwa, ntabwo ari ugupfa kubigira ngo byizane. Rero niyo mpamvu umuntu witwa umugabo ngenda mwubaha, kuko nanjye ndi umugabo, nzaho uburyo byavunnye naho bingeze. Kwiyubaka byantwaye imbaraga nyinshi, na n'ubu nkishaka kwiyubaka. Rero ikiganiro cyacu kigisha abantu kureka ibiyobyabwenge, kampani African Culture cyangwa se ikigo gakondo nyafurika, twakoze ubushakashatsi mu bijyanye n'uburyo nikotine igenda ikagira umuntu koronike ikamutera kumva atareka iyo nikotine. No kuvuga ngo nikotine itera icyo bita ihamu cyangwa igatera icyo bita irari, ikagutera kunyoterwa ku buryo uhora wumva agatima karehare. Ku bijyanye n'urumogi, isigara, ubugoro, abantu banywa inzoga zagize koronike ku buryo ushobora kunywa ikaziye yose, wagomba gucyura 10,000 mu rugo ugacyura 1,000 cyangwa ntunacyura 1,000 ugatahana amadeni. Abo ngabo turabavura kugira ngo babashe kubaka ahazaza habo. Icyo gihe bamaze kuba koronike, kunywa inzoga nubwo ijambo ry'Imana rivuga ngo ni icyaha, nibyo, ariko kubanywa gakeya nta kibazo. Kuko no muri birangira ngo ahantu handitse ngo ujye unywa gake kubw'inda yakunaniye. Ibiyobyabwenge ubundi nk'uko mubizi, abantu benshi bibagiraho ingaruka, bikabatera akaga gakomeye, kuba bafungwa, kuba ababyeyi bahungabana bikabaviramo kubakatira ntibafate nk'abana bibyariye. Ibyo byose ababyeyi birabahungabanya. Ikindi, igihe ufunzwe uzira ibiyobyabwenge bikugiraho ingaruka. Icya mbere cyo utakaje umwanya uri muri gereza. Icya kabiri, bikugezaho ingaruka niba wigaga ya mashuri yawe ntabwo uzayarangiza. Bikugezaho ingaruka niba wari kuzaba umuyobozi cyangwa wari kuzaba undi mucuruzi cyangwa undi muntu. Izo ni ingaruka bikuteye. Rero ikiriho, ngenda bivuga nk'umuhanuzi w'umushakashatsi w'umusiyantifike, ibi ngibi mubyumve nk'ukuri kusesuye, kuko sindi bwajye ku ruhande ngo nshyigikire ababyeyi cyangwa nshyigikire mwebwe mu binywa. Ibi byose bifitanye isano no kutaganira n'abana, kudaha abana uburere, kudafata umwanya wo kuganira n'abana ngo babahe hafi. Ababyeyi mufite amakosa, nubwo abana nabo bafite amakosa, ariko n'ababyeyi mufite amakosa. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo byibuze habeho kwikebura. Kurihira umwana amashuri ntibihagije, kugaburira umwana ntibihagije, ahubwo hakenewe n'ibiganiro byo kumwereka ahazaza he, byo kumwereka ko muri hafi kandi umushyigikiye mu byo akora kugira ngo bimwubake. Rero nubwo hari abananirana bikarangira bagiye muri wa murongo wo kugwa muri cya cyaha cyo kunywa ibiyobyabwenge, uyu munsi ndasaba ababyeyi kugarukira abana babo, kuko umwana aba ari uwawe, nta handi hantu aba azaja. Niyo yaba mubi ariko ni mubi wawe, niyo yaba ikigoryi ni ikigoryi cyawe. Yes, uyu munsi rero mwifata abana ngo mubacireho iteka, mwumve yuko bananiranye, kuko umwana umwe yananiranye nabo bavukana birangira batumvikana. Icyo gihe n'urwango ruba ruje mu muryango. Uyu munsi kuko nagaragaye nk'umunywi w'ibiyobyabwenge, abo tuvukana ntibanyumva, kubera ko ababyeyi nibo ba mbere bagaragaza ko ntashoboye, nta n'icyo nzi, mbese batakaje umwanya n'igihombo bandihira amashuri nkaba nta kintu mariye umuryango. Biragaragara ko umwana yatakaza ubwo bwenge, agatakaza n'ayo mashuri, ariko uyu umubaye hafi ukamwereka ko ibyabaye hari icyahinduka, ubuzima burahinduka. Nuba rero ubuzima buhinduka, n'isi turiho nk'uko mubibona irahinduka. Niyo mpamvu n'ubuzima buhinduka, umuntu akibona mu buzima ataramenyereye cyangwa ataragakwiye kubamo. Niyo mpamvu rero dusabwa kwihanganirana, kuko iyi si ubwayo idukanda idukanyaga, nta miyaga nta n'agahezo. Niyo mpamvu kubidukandikana dukanyaga ikatujyana mu buzima tutakabaye tubamo nk'ubwo bwo kunywa ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu twagombye no koroherana. None uko koroherana, wowe unywa ibiyobyabwenge kuko nzi ko ubinywa utabikunze,
icyo dukora twe nko mu kigo gakondo nyafurika tubasaba kuza tukabavura tukabahindura ubuzima. Nikotine tuyikuramo tugakuramo ihamu n'irari ku buryo ujya mu buzima busanzwe, ku buryo itabi wumva nta kibazo biguteye, kwa kunyoterwa, kwa kugira gute. Ibyo mbivura mu masaha 2. Narangiza nkaguha n'imiti yindi ikuraho ingaruka, kuko itabi rigira ingaruka mu mitsi, rikagira ingaruka ku bwonko, bityo bigatuma ubuzima bwawe bugira ingorane. Ikindi kubanywa urumogi nabo nuko ni amasaha 2. Kubanywa inzoga, iyo tuganiriye nkumva ari alcohol, kuko hari nabo bazirogeramo ukazinywa atari uko uzikunze, ugahora unywa inzoga, ukajya ukarara mu kabari, ugahora urakaziza. Hari abo bazirogeramo, hari nabo bazigira koronike. Ibyo rero ndabitandukanye. Iyo nsanze uri wa muntu unywa inzoga buri munsi, ngasanga ari wa muntu ushobora kugenda avuga kunywa icupa rimwe bikarangira anywe ikaze, bikarangira araye mu kabari n'urugero. Ibyo ngibyo ndabanza nkamenya niba nta burozi burimo. Hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu baroze. Hari ibiganiro bindi nagiye ntambutsa bivuga ku burozi. Iyo nsanze harimo n'uburozi nabwo ndabuvura, inzoga ukazireka. Rero uyu munsi ikiganiro ndagira ngo kijyanye n'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge abantu benshi babinywa, n'urubyiruko yego n'abakuze barimo. Natangiye mvuga abakecuru n'abasaza uburyo bibatuma basaza imburagihe, ikindi bikabatera indwara zitandukanye. Ariko ndagira ngo tubyumvikaneho, mugerageze kwivuza, mugerageze kwitishora mu biyobyabwenge, kuko utishora mu biyobyabwenge bizabarinda kandi bibafashe kuba mwavamo abagabo cyangwa kuba mwavamo. Hari n'abakobwa. Iyo mvuze rero abasore, hari igihe mvuga urubyiruko abantu bakumva hari igihe mvuga urubyiruko nk'ubwo mvuze ibiyobyabwenge muhita mwumva ari abasore gusa. Reka da, hari na bashiki bacu banywa ibiyobyabwenge bikoresha cyane ubu. Yes. Rero uyu munsi ntabwo ibiyobyabwenge ari iby'abasore gusa, ahubwo n'abakobwa n'abagore barabinywa. Ibyo rero n'abagabo n'abasaza ni ibintu bisabwa kumva ko bizakugiraho ingaruka, kandi bikagira n'ingaruka yawe kuba ubyaye n'abagukomokaho nawe ubwawe, kandi bikagira n'ingaruka ku gihugu. Niyo mpamvu rero ikiganiro cyanjye mukomeze kugikwirakwiza ku bantu, inshuti hirya no hino, kugira ngo dufatanyirize hamwe, kuko uyu ni umusaraba ukomeye. Umuntu unywa ibiyobyabwenge aba yaraguye mu gaco. Reka mbivuge gutya, aba yaraguye mu gaco n'amabandi buriya aba yarageze uburyo yasaza akazirya nzima. Okay. Ni ukuvuga ngo ibyo uvuze ni ukuri, kubera ko urumva aba yaraguye muri batayo. Niya batayo nakita impaca, kandi noneho ni nk'idini. Ivuriro gakondo nyafurika, imiti kuba tuyifite, ubuvuzi buvura ibiyobyabwenge mbumaranye imyaka igera mu 8. Rero umuti urahari, igisabwa no kwemera ukaza nkakuvura, nkagukurikirana, nkaguha imiti ikuraho ingaruka, ku buryo ibyo bintu bivamo ukajya mu buzima busanzwe, kuko ejo hazaza heza harakureba kabisa. Nta kindi nongeraho. Imana ibahe umugisha. Nomero zanjye zo murazifite, ziba ziri kunyura kuri channel, muzajya mugenda muzibona. Abakeneye kumbaza byinshi ku bijyanye n'ibiyobyabwenge ndi tayari, nzabafasha.